bamwe bati The Ben yaciye bugufi asaba imbabazi Melody ariko Melody nawe imvugo yamusubijemo nayo niyo kugaragaza ko ariko abo bandi ni bandi abantu niba basanzwe bakorana bafite ubuvandimwe bwaho aho bugeze kuba bavugana nge numva mwebwe muri hanze yaba ari mwe ahubwo mugira mwagiserera ushobora kuba ari mwe mwagiserera gute se kandi ari bo bavuze bavuze ariko commentaire zanyu zikaba zakwampira situation bafite uburyo baganira kuba The Ben yaza akavuga ati Melody ambabarire yasanze ari gukina game yego ntari buyihagarike kuko bishobora ko bitaramugendekeye neza yego ntago Melody yakabaye yakira icyo kintu aho kugira avuga ati imikino iza nyuma y'imirimo imikino iza nyuma ya birumvikana paraporo y'umwanya aba yataye kuba wabwira umuntu uti imikino iza nyuma y'imirimo ariko se wabivuga se kugeza ryari oya ikibazo nta nubwo ari aho ngaho imikino nyuma y'imirimo ibyo rero nabyo biri yindi sinye no kudahagacira umuntu noneho umuntu muhujwe n'akazi yakagombye kugusura yagombye kugera aho mwavuganye muhitamo ariko nanone ese Bruce iyo yambwiye ngo iyo champion ngo iba ikina urabizi ko nta mafaranga barimo cyangwa baba batashoye game no gukina ntabwo ari game yo kwishimisha iyo ntabwo yatumunegereje umuntu ni nkuko ahubwo wasanga umuntu kumwe ushobora akavuga ati ngwino yikoreye ipari habura nka match uriya muntu niyo mwaganira abakurora ariko atakubona mubiri mu rukiko niwe n'akaringanire niyo myaka 10 ishobora kuzagabanywa ariko bitari mu rukiko nibyo byinshi kandi biri mu rukiko hanze y'urukiko burya ibyo hanze y'urukiko nibyo biba bihatse cyane biba biremere kurusha ibyo mu rukiko kandi bikagira gute bigatanga umurongo mu rukiko kubiri mu rukiko mu bipapuro umucamanza arasoma karinganire pope z'amazi arewe kandi ugasanga inyuma harimo kuba ba mwana wande wa Karegeya uyu uri kuburana ntabwo ari nyiri sambu ya ntuza ya katabagemo uri kuburana ni ba mwana wa Karegeya ibyo biri inyuma y'urukiko ariko umucamanza asaba gusoma amaso akagezamo bya bindi biri inyuma y'urukiko arawe ko musetsa Gasana abo bagasana rero bari hanze hari freelance bafite kuri Gasana wo mu rukiko mu mpapuro umucamanza Alright, JALAS Official TV twongeye kubana namwe amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye tubifurije gukomeza kugubwa neza nkuko natwe tubona ariko bikomeje kugenda akazuba ni kenshi i Kigali gatyaye Karegeya cyane ryinshi byo ni ryinshi cyane handi uri kuvugwa hitoto ridasanzwe muri no minsi ntubuze kumva n'imvano ndajya muri sauna cyangwa muri massage cya gym tonique cyane igira inyandungu kota kakayaga umva itoto ryabura gute ariko no gukorana n'abajene kameme biragira yo nkorana n'abantu bakiri batoya ikipe y'impamo rwose n'abandi tuba turi kumwe ubona kabisa rwose dusuze ikipe y'impamo rwose cyane rwose si mwari kumwe cyagiye n'ubyuka se dufite gahunda tuzikosora y'ukuntu tuzajya ahantu cyane barabizi tukagarika itungo barabizi bara rero nibo batuma umuntu ahora ari fresh cya kabiri nta akazi nkora nago kansaba kuzinga umunya ndabikora bigakoreka nabigira bikagirika yego nta mpamvu okay so rero haraciyemo iminsi tutaganira ni byinshi biba byararanze icyumweru uyu munsi bwo sinze ko ndibonaho mpera uko yaba mu myidagaduro birahari mu butabera birahari uyu munsi sinzi kuri buduterera imetero ariko uraza kwihangana gatoya yego ndara kubaza ku bintu nka 2 gusa muri iki cyumweru twabonye mu myidagaduro reka bariho mpera gato twabonye saga ni saga imaze iminsi hagati y'umuhanzi Bruce Melody n'umuhanzi The Ben bapfikira ni saga navuga ko ari nk'umwuka watutumegeye kuko ukurikije ibyo Melody yavuze mu itangazamakuru n'ibyo The Ben yasubije n'abantu bashobora kuba baragiranye agatotse ariko bakanga kukavuga kuko Bruce Melody yavuze ko yagiye kureba The Ben ngo bakorane indirimbo ari The Ben wamutumyeho
yamugeraho agatangira agakora ibyo byamuzanye ariko agasanga The Ben ari kwikinira icyitwa PlayStation game. The Ben yabajijwe kuri iki kintu nawe ntiyajya kure y'ukuri, aravuga ati nibyo koko Bruce Melody yaraje ndanamusaba imbabazi kuko yasanze ari shampiyona turi gukina nge na Zizu kandi twagomba kuyirangiza. Ti ambabarire kuri iyo myitwarire, ti nyine yasanze ndi kuri game kandi ndayikunda. Bruce Melody ati mbere yo kwerekeza muri Amerika ejo umusibe ejo, ati rero The Ben nubwo ntigeze mvuga ko ari umunebwe, ariko n'ubundi ntabwo ari umunyamwete, ntabwo imikiniza mbere y'akazi. Abantu bati aba bantu uyu mwuka wabo ibi bakomeje guteranaho amagambo. Mu minsi yashize hari ubwo bavuze ibyitwa bato, kuko Bruce Melody yaravuze ati aho kugira mujye mukomeza muvuga ngo mvuga umuhanzi wanyu muzamuzane dukore bato. The Ben abajwe kuri bato yashatse kubigereranya n'ibyabaye mu gihugu, abantu baravuga ati ibi bintu mutangiye kubigeza ku rundi rwego. Niba umuntu asubiza akavuga ati nta muntu wakavuze bato n'amateka yabaye mu gihugu cyacu, mushobora kuzabikora muri showbiz bikavamo undi mwuka mubi. Ntabwo umbwira uti muri showbiz ndi ikinyange ntabwo nje kukwinjiza ariko n'ibintu busanzwe uri nko kujya gusura umuntu ugasanga adahari, cyangwa se akajya akakomeza kwirebera televiziyo. Ibyo rero nabyo biri yindi sinye no kudaha agaciro umuntu noneho umuntu muhujwe n'akazi yakagombye kugusura, yagombye kugera aho mwavuganye muhita. Ariko nanone ese Bruce iyo yambwiye ngo iyo shampiyona ngo bayikina, urabizi ko nta mafaranga barimo cyangwa baba batashoye. Ntabwo ari game yo kwishimisha, iyo ntabwo yatuma unegereje umuntu. Ni nk'uko ahubwo wasanga umuntu kumwe ushobora akavuga ati ngwino yikoreye ipari habura nka match ebyiri, uriya muntu niyo mwaganira abakurora ariko atakubona afasha. Ni nk'umuntu reka nkubwire muri trading, ngira ngo naguhaye itegeko rya trading ryaraje ryo gucuruza babyita gwikira mu Kinyarwanda sinzi iyo terime bakoresheje, ni ugucuruza ihindagurika ry'amafaranga. Bashyizeho itegeko ryarasohotse, ngira ngo ricungwa na capital market. Bavuga ibyiciro bitatu by'abantu bagomba gushora, harimo miliyoni 100, ba miliyoni 300 na miliyoni 500. Sasa rero impamvu mbivuze, hari icyo bita NFP, non farm payroll. Amafaranga yasohotse adaturutse mu buhinzi muri Amerika. Iyo bagiye kuyisoma bayisoma ku wa mbere wa gatanu saa 9:30 za hano mu Rwanda ku isi yose. Iyo amakuru asohotse muri iyo NFP aguhesha uburenganzira bwo kuba wagura ukunguka cyane cyangwa ugahomba cyane. Icyo gihe bihita bifata inzira imwe. Iyo bizamutse nawe ukazamukana nabyo bihagarara, ushobora gukora miliyoni 2 rwose mu minota 30. Iyo bimanutse nawe ukamanukana nabyo nazo wazunguka. Ariko igiye muri opposite urashya. So bivuze ngo umutreda yibeshya akavuga ngo tuzabonere ku wa gatanu, agasanga niho bashyize NFP, nakubwire ngo ntuzaze, nugerayo ntuzamubona. Ku wa gatanu wa mbere w'ukwezi ku muntu ukora trading naguha gahunda, nubu uzi ko umuntu akora trading akavuga ati tuzabonane ku wa gatanu wa mbere w'ukwezi, ntabwo uzamubona. Kuko sinavuga ngo na saa 4 wajyayo, kuko ayo makuru asohoka saa 9:30 atangira gutrendinga, wanariza hakiri kare. So rero wasanga niyo game akina either yashoye cyangwa ari bwunguke, cyangwa yashese hagati ye n'uwo Zizu yavugaga bari kumwe. Nk'umuntu uri gukina biyari yakira, yuzi ko inzoga ye ijya misazi atabizi. Attention, uwo muntu psychologically aba yahindutse. Ushobora gusanga uwo bari kumwe bashese cyangwa se. So rero urumva ibintu bishobora gutuma dimwe muri societe isanzwe kugira ngo umuntu aze kukureba si na societe navuga no mu kazi, umuntu aze kukureba ari wowe wamuhaye gahunda ntumwakire, birababaza. Niyo yaba kuri hejuru, ndavuga mu nzego, dusipoze wenda meya hamagaye gitifu aramubwiye tuzansange ku biro saa 4,
noneho meya akigumira kuri telefone cyangwa avugana n'abandi bantu wa mu gitifu akamara isaha ikagera saa 5 ikagera saa 6 birababaza. So nabo rero nubwo ari showbiz ariko showbiz ikorwa n'abantu. Nanjye nuzi wanjye rwose uzavuge uzambare mu bahema. Nuzi wanjye naguhaye gahunda ukambura undi mutundi tuntu ntago ari byo. Ntago ari byo. Ariko byo kuvuga ngo none abantu ntibakaje bagira na icyanyuma wari uvuze ngo nimwe babigira batoya. Kamemo ntabwo abantu bakadramatiza ibintu kuko ntabwo amagambo kankubwire ibikorwa ni byinshi bivuka buri munsi ariko ntabwo ururimi rubyara buri munsi. Yego. So rero ijambo kuba ahubwo ijambo muri semantique ijambo rigira agaciro par rapport y'icyo rivuze na context rivuzwemo, sibyo? Na context rivuzwe ubuse ko dufatanye ibiganiro mvuge ko kwanza iyo duhuriye hano tuba twahuje umugambi cyane, sibyo se? Rwose turi impuza mugambi ariko umugambi turawuhuza tukaza tugahura hano kuri kamera. Yego. So rero ntabwo ijambo rihora rivuga ibintu bimwe biterwa na context ubishyizemo. Iyo ukidepurashije kaba kabaye ariko nanone abantu ntibakaremereza ibintu kuko amagambo yo kuyakinaho ni byinshi barayakoresha ariko biterwa ngo ushatse kumininga iki, urivuga arahari uribwirwa arahari, abo bombi nuzara émetteur na récepteur nibo bazi ngo recodeur na décodeur nibo bazi ikiri muri code, nta wundi bo ubwabo keretse umwe adekoze nawe akavuga ati yashakaga kumbwira ibi, aho na affaire. Aho nyine nawe niba niba wabivuze nindi nabo ruhande ni nyirubwite Bruce Melody yaravuze ati uwo muntu wanyu muvuga muzamuzane dukore bato wanyu bande nyu isimbura nde nyu isimbura ikipe nyine abafana ba DB hanyuma muzamuzane dukore bato. Yego. Benda bibajijweho ati ntabwo Melody yakabaye avuga bato n'amateka bato se si bataye bataye zarigiye zitaba mu tubari nahe we yaranavuga ati azaza tujye kuri mikoro ndirimbe nawe aririmbe duca impaka. Voilà. Ariko nyine urumva wahinduye rero donc urumva rero recepteur wakadekoze yadekoze nabi cyangwa se n'uwatanze code akaba ari cyo yaragamije. Ibyo ntabwo napfa ariko en principe muri communication ntabwo ijambo ntabwo rihora na meaning imwe kandi ukubwiye umuntu sinako yumva ibyo umubwiye. Yego. Urumva nundi yamubwira ati muzaze duhure kuri podium kuri stage ducima arena ariko urumva niba yakoresheje ni amateribe yanyu nyine ushobora kurikoresha rero umuntu ntarifate mpamvu biba bisaba kwigengesera muri communication. Bamwe bati The Ben yaciye bugufi asaba imbabazi Melody ariko Melody nawe imvugo yamusubijemo nayo niyo kugaragaza ko ariko abo bandi ni bandi abantu niba basanzwe bakorana bafite ubuvandimwe bwaho aho bugeze kuba bavugana nge numva mwebwe muri hanze yaba ari mwe ahubwo mugira mwagiserera ushobora kuba ari mwe mwagiserera gute se kandi ari bo bavuze bavuze ariko commentaire zanyu zikaba zakwampira situation bafite uburyo baganira. Kuba The Ben yaza akavuga ati Melody ambabarire yasanze ari gukina game yego ntari buyihagarike kuko bishobora ko bitaramugendekeye neza. Yego. Ntago Melody yakabaye yakira icyo kintu aho kugira avuga ati imikino iza nyuma y'imirimo imikino iza nyuma ya birumvikana par rapport y'umwanya aba yataye kuba wabwira umuntu uti imikino iza nyuma y'imirimo ariko se wabivuga se kugeza ryari? Oya ikibazo nta nubwo ari aho ngaho imikino nyuma y'imirimo nuvuga ngo niba gahunda zihindutse bwira uwo mwari mufitanye gahunda ntiyirwa tumwanya icyo nicyo kishoboka ariko nta birenze nyine niba yarasanze yamaze kwiyangaja mu mikino numva nta birenze gahunda y'ipfuye abantu barongera bakayipanga ariko muri ino mihanda nyine environnement abantu biruhande nibo impande cyane interpretation ziva iruhande rwa ya communication yabaye nazo zigira uruhare kuko nabantu niba ari abantu b'abastar abantu bazwi yakubwiye umwe yabwiye undi gutya undi yabwiye undi gutya natwe tukashyiramo umunyu wacu
rimwe na rimwe ibintu bikaba byahinduka ukundi. So nibaza ko atari byo twakagombye kugira. Mu metero ushobora kubonamo icyuko ibyo bintu bishobora kuvamo urwango rweruye koko nkuko abo bantu ntago mbazi, ntago nzi uko niba bavoma hafi niba bavoma kure, ariko mwebwe mu basarawundinga nimwe mushobora gutuma bihindura isura bikaba byiza cyangwa bikaba bibi. Kuko bo ubwabo ntago mbazi de personalite zabo, simbizi uko barakara, sinzi uko babayeho, ariko environnement mwebwe iruhande nibo bashobora kuba bakwenyegeza ibintu bigakara, ariko nta wakabyifuje. Amasituwasiyo nk'ayo tumaze iminsi dushya amaboko, ukabona abantu tosiraje irabyimbye ahantu bakajya gukiranura, no nta mpamvu. Byakagombye gukemuka aramiyable. Nagira ngo duhe igitekerezo ko izo comment nazibonye cyane nyuma y'ibyo Melody yasubije, bati wagombaga gutuza, ati The Ben yari yaciye bugufi gusaba imbabazi. Nyine bashaka kubigaragazamo ko bishobora kubyara ikindi kintu kinini. Uragira ngo duhe ntabwo byakagombye niyo hari abantu abo bantu mwebwe mu bari hafi mukomeze nyine mubabwire ko muri communication akosha mana iyo misunderstanding no mu rugo ishobora kubaho hagati y'umugore n'umugabo, kandi ntabwo bucya rusenyuka kanswe mu bantu. No ntabwo nta birenze ofete. Yego nta birenze, basaba n'imbabazi ubuzima bugakomeza, nta n'ikintu kirenze numva kirimo, nta kirenze kabisa. Yego. So rero ntabwo ndi bubitindeho cyane, ahubwo reka nigire no mu gisata gito cy'ubutabera sintindayo, kuko ndashaka kugaruka ku rubanza rumwe nubwo habaye zirenze rumwe. Ni urubanza rwa CG retired Gasana. Nyuma y'igihe twumvise iby'imbabazi yahawe ngo ajye gutaha ubukwe, twaje no kumva andi makuru avuga ko yasubijwe muri gereza y'Amageragere. Muri iki cyumweru rero yaje kuburanishwa mu mizi ku byaha akurikiranyweho. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu ya miliyoni 144. So ni urubanza rwabaye kuri 12 z'uku kwezi, ni muri iki cyumweru kwa kabiri. CG yaburanye hakana ibyaha byose, avuga ko akwiye kurekurwa, avuga ko ibyo yakoze ataragamije gukora icyaha, ahubwo yashaka gufasha abaturage kubona amazi nk'uko rwiyemezamirimo Karinganire bimubwiraga. Ariko urumva ubushinjacyaha nabwo bufite ingingo bunashingiraho buvuga buti ahubwo turabona CG akwiye gufungwa imyaka 10. Umwanzuro bazawusoma ryari? 20 11 Mata. 11. So rero wenda gato yansubiye inyuma gato, ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyaha akurikiranyweho bikomoka ku mikoranire na Karinganire Eric wari ufite isoko ryo kugeza amazi mu mirima. Ngira ngo ni ibihe bitandukanye twagiye tuvuga kuri ino case. Tuvuga uko byari bimeze, ariko ni mu gace k'uburasirazuba. So rero tuza kumenya ko yaje gukorera amazi Gasana mu ifamu mu nyungu za Gasana. Gasana akakoresha umwanya we, umwanya inshingano, ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Karegeya iyo case irimo donc Gasana ngira ngo ibyaha harimo bibiri, harimo niba icyena kwita niba ari yeza ndonke, akabamo no gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko ku nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bwarasabye, ariko nawe afite abavoka, nibaza ko bakabaye ari abahanga, ubushobozi bwe ntabwo ari uwo kugira umwavoka ukibyiga. Abavoka be bazageraho nabo hari ibyo bagiye bavuga, umucamanza azajya hagati na hagati. Ariko ngewe ko mbona 10 niba baramukati 10 bamusabiye 10 ihazabu ya miliyoni 140 izo zazitanga. Ariko imyaka 10 yo kwifungwa nibaza ko hari igihe umucamanza ashobora kuzashyiramo ubushishozi agasanga hari icyaha nk'iyeza ndonke gishobora umucamanza ashobora kucyoroshya cyane cyane ko uwo Karinganire nawe atoroshye. Urabyumva? Hari amakosa Gasana yaguyemo, by the way ntabwo mvuga nkurikije ibiri mu rukiko, naho ubundi ushobora gusanga hari ibindi, ariko par rapport y'ibivugirwa mu rukiko
ntabwo byinshi ibivugirwa mu rukiko hari ibyo Gasana yaba yaraguyemo ashaka kuramira abaturage ashinzwe, kuko twabonye amadokima ya ntuza ya karinganire asaba telefone muri marathon 2026 yarangiza akazi abaturage kuri 2078. Ayo mafaranga abaturage bayakuye muri za sako zarahombye, isako zigera muri miliyoni 304 zavuye mu masako agera muri 10 nangahe ku baturage ibihumbi nka 4. Yego, izo sako zarahombye. Ntabwo waba uri mu turere kandi dutandukanye, ntabwo rero waba uri guverineri ngo wumve umuntu uri guhombya sako uri kugurisha telefone yaherewe nduzi ko ari ubuntu akazi kuba igiciro akagikuba 3 uri guverineri ngo wicare. Uko byumva icyo kuba bimwe mu byo Gasana yakoze zari mu nyungu z'abo baturage bituma agwa mu byaha, kandi akazi yakoze buriya rwose ahubwo yari yaratinze. Akazi yakoze kose kari atashe kuri risque, kari associé ku marisque y'ibyaha. Kuyobora polisi imyaka 10 cyangwa 9. Icyo nzi cyo imyanya yose yanyuzemo yari associé ku marisque y'ibyaha. Polisi abirukanwa, polisi abajya muri za mission bati ni ikimenyane, polisi abahabwa promotion, polisi abahabwa amapeti, polisi abajyanwa ku makosi, polisi abakora impanuka, polisi ukamanuka wagera muri abaye guverineri, abameya, abagitifu, wasanga niriya iyo sambu karingana yagiye gushyiramo amazi nayo wakurikirana ugasanga nayo wenda harimo ibintu nk'ibyo. Imyanya mu gifaransa bavuga ngo l'honneur est une charge, kandi ukosa n'ukora. Hari imyanya ibaho nk'ibi bya mikoro izi ngizi siho tubikora mu byahaze, ahubwo nuko bakurikirana bikeya. Donc ni ukuvuga ngo byose biri associé ku byaha. So biriya bya karinganire rero harimo kimwe cy'uko na karinganire atari shyashya. Iyo biza kuvuga ngo biriya bintu yabikoreye umubikira wa centrale runaka wa centrale Nyarurema, kuko umucamanza muri bwa bushishozi jurisprudence ni ukumenya ngo ese ni umuntu wendereje ingwe cyangwa n'ingwe cyangwa yishingwe imumereye nabi, cyangwa uwo muntu afite ubukana buruta ingwe. So karinganire nibyo mpamvu nawe kubwiye ngo nawe kubwiye umushinjacyaha yashyize mu gushishoza akareba ngo ese uwo karinganire we ni muntu ki. Yego, bakabona izo marafone za 26,000 agurisha 78, bakareba ayo masako yakinze imiryango, none bakareba intervention ya guverineri agira ngo sako zongere zifungura imiryango. Aho hari icyo bakora, icyo kirashoboka. Ariko icyo atapfa gusimbuka ni icyo kuvuga ngo bagiye gukorera ese mu murima we, kandi ku buntu. Niba bigeze kuri uyu munota atarabashije karingane, niba ari we wamureze ntago bakumvikana, nibura ngo amushyirire amafaranga kuri konti cyangwa bagirane kontara ko azamwishyura. Niba bigaragara ko ari amazi rero yashyizwe mu ifamu ya Gasana ku buntu, nta masezerano y'uko ibikorwa bizishyurwa miliyoni 48, iyo ntago yayisimbuka. kandi ngo yaragize amakenga akabihagarikisha. Gasana se yagize batangiye neze bataganyura isambu ya utabizi nyine ngo yabonye bishobora kuzaza mu ubwenge azi imyaka afite imyanya yaciyemo, wagira amakenga igikorwa cyamaze gutangira. Hari umusaza nzi w'inyangamugayo bigeze kumushyira intebe z'imbohozanyo, yabaga mu nzu irimo udutebe dusanzwe, abana babohoza intebe barazimushyira. Ari umuyobozi wari umuyobozi w'umujyi, babohoza intebe aziha abana ati buzishyire muzehe. Muzehe aravuga muraziguze, oya muzikuye ati tuzivanye mu nzu ya hahandi gutya nawe, arazanga. Uyu wahisemo umurongo uraza yavuga ati mwinzanire ibibohozanyo bifite nyirabyo, aho azazira azaza bitware.
uri kunyumva Yego. none wowe uvuga ngo yamenye nyuma arabihagarika byo tabihagaritse nta nubwo bagomye no kwinjira mu isambu ye isambu ya gavana nta nubwo wakagomye kwinjirayo nkuko utajya kwameya umutuye ikese mutaziranye kandi wenda uri kwaka cyangwa cyo kubaka cyangwa inka zawe zirwa zonera abaturage ukamutura ukazajya kuvuga ngo twariganye kandi mutanganye imyaka yikumire urakumira iyo uri kuri urwo rwego urakumira nta gutuma bitangira abyumva ntabwo ntari gutuma hari n'ipiki yinjira muri iriya famu iyo umuntu atari bwishyure cyangwa se yagira ayo makenga kuba ati dugira n'amasezerano nzakwishyura icyo rero urumva vuga ngo yabihagarikiye abantu baje gukora mu isambu bahita bakubaza uzabahemba amasezerano yo kubahemba ari hehe ntayo kuri icyo kintu cyo gukorera ku buntu gukorera ubwo bintu ku buntu yagize icyo akivugaho yaravuze ati gukorera ubuvugizi karinganire Eric yari mu nshingano ze kuko mu mikorere n'inshingano z'intara harimo guhuza inzego za leta gukora ubuvugizi gutanga ubujyanama no kubungabunga umutekano bityo rero ngo akaba atari kubisabira ikiguzi nyine ibyo yamukoreye nyine yo kujya mu murima we byari mu buryo bwo kugira ngo yavuze ubuvugizi kuko uwo muntu ibyo bintu abikora ko warahari ukweseye uretse gatoya ntabwo ese ibera mu isambu y'umuyobozi nibyo nakubwiye ubu se meya ajya avuga ngo kugira ngo nzamenye ko muri abani bateka neza ibihiye mbere mujye mubizana ku karere ese yakorerwa mu isambu ya leta yakorerwa mu isambu y'undi muhinzi w'icyitegererezo yakorerwa mu isambu abaturage bihitiyemo nk'uko meya ashobora kuvuga ati muri abani kugira ngo umenye ko muteka neza ibyo biryo mujye mubimpera wenda dasoda cyangwa abanyerondo cyangwa amayibobo cyangwa abazunguzayi ariko kubizana kwa rero ngo ipura yose ihiye bwa mbere muri abani muyizane kwa meya w'akarere ka Nyarugenge ezo azavuga ngo mba ndi kumva ko bihiye ko abanyakigali barya ibizima gutese siko musetsa ibyo ntaho biba muze mwumvire kugira ngo umenye ko ibintu byanyu bikora muze mukore mu wanjye icyo ntabwo kibaho nta muyobozi ukora gutyo nta muyobozi ukora gutyo ujya hariya ukabwira abameya ngo cyangwa ukabwira abameya mushaka ahantu isambu y'icyitegererezo mu Mutara se barayibuze Nyagatare wabura isambu ya leta cyangwa wakoreramo utagombye kujya mu ya guverineri iyo abikora mwa mudugudu cyangwa mutwara se kuba bimugarukaho yego no ntago bisho nta na rimwe nyine nta na rimwe kera abameya niba bikibaho kera burarirwa yajyaga ijyana inzoga ku bameya na mbere no kuba burugumestre kugira ngo atari kugira ngo basogongere ari nko gutura umutware ariko ibyo nabyo niba bigihari yabindi suruse kuko burarirwa nayo iri mu barenganya cyane urumva ejo bundi mu nteko bayivuze twaba ari ukwigura so muyobozi rero wakira amakese ya burarirwa witegure ko nirenganya abaturage bawe nawe tuzavuga ko ari yindonye niko bimeze niba bikibaho ariko nta muyobozi wiheraho ahera ku baturage isambu yo gukoreramo ese mu Mutara ntiyabura kandi si n'Umutara gusa ni intara yose wabura isambu Bugesera ukabura Kayonza ukabura Ngoma ukabura Rwamagana ukabura Gatsibuka urasirazuba ko nzi ko buri ninira cyane wanajya n'iruhande rwa pariki hino ugafata wafata mu bwa leta cyangwa ugafata ubw'umuturage w'icyitegererezo kugira ngo wenda no bakabona amazi ntabwo isambu ya Gasana ari yigira amazi yonyine muri karagace nta nubwo agombaga no kubitekereza ngo bize gukorerwa iwe ikosa yakoze byarashobokaga ko bikorwayo ariko akishyura nk'uko abaturage bagomba kuzishyura akagira agakontra karinganire ngwino ukore ndebe ko bikora nibikora nzakwishyura agashyira wenda ku ati nibidakora nzaguheza ariko nibura gahari oya icyo cyo mana oya Gasana mu kuburana yagaragaje ko ubuhamya bwa karinganire burimo ibinyoma kuko ngo yashaka kumwihimuraho nyuma yuko ahagaritswe yego nyine icyo nicyo sibyo nakuweze ko karinganire ariko ubushize karinganire nayo ushobora ari umuntu uri kwendereza ingwe
kuko urumva akaringanire ibyo akaringanire afite bibi ni byinshi kuruta ibya Gasana. Guhombya sako zingana gute miliyoni 304 n'ibi telefone yavanye muri Mara na kontre Gasana 48 zo kugira ngo ibyo banabirepara bakabyita ibya business kuko ni umushoramari wavuganaga n'umuyobozi ibyo bashobora no kubideplacer bakabyita aferi ya business kontra hagati guverineri n'umushoramari bakishyurana. Icyo ntago byagombye kugira, ariko kuba ko yabikoze ari guverineri bashobora nyine bashobora kugira kuba ko yari guverineri, ariko en principe yagombye kuvuga ati ishyura ibikorwa byakorewe mu murima wawe. Ariko kuvuga ngo karinganire kumwihimura cyane rwose, ahubwo gusoje cyane ahubwo yamwitendetse. Ariko rero nubwo turi kuvuga udatuma tuvuga tutinjira neza ntago dosiye akaringanire yari ifungishije Gasana ni mugakabye. Kandi nkubwira ngo aho yanyuze hose yagiye ahura n'ibirenze bira bya karinganire ku buryo iyi myaka 10 se yagira ikindi gisobanuro. Imyaka 10 byo tuzareba bamaze kurusoma, ahubwo iyi minsi amazeyo nayo imyaka 10 yo yihorera. Imyaka 10 yo izagendera ku bya karinganire, ahubwo kuba yarageze hariya hari byinshi wagombye kureba ugasoma entre les lignes. Ba mwana wa SG agabura urabyumva gushingirana na general ushingirana na general mu kindi gihugu, guverineri ku mupaka buriya intara yari ifite imipaka utabara itatu rizwi, harimo Nemba, Rusumo, Kagitumba, ariko si yindi ya hahandi ku Muhambo za Nyarurema byinshi hariya za Tabagwe Rwemasha. Harimo ibintu byinshi n'imyanya yaciyemo ashobora, hari ibyo yashoboraga kwica, hari ibyo yashoboraga gukiza, hari ibyo ashobora rero muri ibyo iyo ufite umwanya ushobora kwica ukanakiza, ushobora gukora ibintu 100 ugakiza 100 ukica kimwe, ikijana kimwe ukakica gutyo, cyangwa se ukica 100 ugakiza kimwe kitari gikwiye. So ibyo byose rero nibwo buzima, imyanya nk'iriya nibwo buzima umuntu abagize. Ariko mu biri mu rukiko niwe n'akaringanire, niyo myaka 10 ishobora kuzagabanywa, ariko bitari mu rukiko nibyo byinshi. Kandi biri mu rukiko, hanze y'urukiko burya ibyo hanze y'urukiko nibyo biba bihatse cyane, biba biremere kurusha ibyo mu rukiko, kandi bikagira gute bigatanga umurongo mu rukiko kubiri mu rukiko. Mu bipapuro umucamanza arasoma karinganire pope z'amazi arewe kandi ugasanga inyuma harimo kuba ba mwana wande wa Karegeya. Uyu uri kuburana ntabwo ari nyiri sambu ya ntuza ya Katabagemo, uri kuburana ni ba mwana wa Karegeya. Ibyo biri inyuma y'urukiko, ariko umucamanza asaba gusoma amaso akagezamo bya bindi biri inyuma y'urukiko. Arawese ko musetsa Gasana ibyo kuko urumva harazamo ko urabyibuka ku guverineri bwo mu ntara y'Amajyepfo ko habanje kuba amakara no kubona erega meme no kuvanwa mu gipolisi biba byatangiye uko yatangaga amasoko. Nubwo atari utanga uko amasoko ya polisi yatangwaga, ugasanga we umuntu ni upatana amasoko yose yo kubaka ibigo n'ibiro bya polisi. Wakubitamo VAR ugasanga nubwo isoko ritangwa na procurement, ariko ijisho rya Gasana rirahari. Aho ni wamujyana mu rukiko kuko wajyana procurement, ariko niba ijisho rya Gasana yararirebye nabi procurement officer agatanga isoko akare runaka, kandi iryo jisho mu rukiko ntiwaribona, umucamanza agomba kurureba, iryo jisho agomba kuribona muri za mpapuro. Cya kijisho warebye procurement officer akakibona mu mpapuro imbere ye. Siko musetsa bati wenda tuvuge kugura Sofia, wenda kugura Sofia, isoko rya Sofia, isoko rya Speed Governor, bagasanga hari uwafashe isoko waritsindiye ni runaka
wenda ufite akabari mu Kiyovu wabyumvise ufite nk'akabari mu Kiyovu wenda nawe wanyweramo ibyo ntibigize icyaha ntabwo bigize icyaha kunywera muri hoteli ushobora kuba waratangiye no kukanywera mutazi ko azaritsindira cyangwa se utarigeze umenya ko yanapiganye ariko kuba uri kumwe nawe umucamanza agomba kugera ahandi ahanditse karinganire agahita yibukamo Karisimbi cyangwa Sheroberi urabyumva ni umuntu ni uvuga ngo mu mpapuro turabona silhouette shadow ya Gasana na Karinganire ariko Gasana mwenyewe ari inyuma y'urukiko none biri inyuma y'urukiko nibyo biri kuza bikajya kuri ya shadow turi kubona amarebe imiziri hanze mu rukiko harimo amarebe ko Gasana imyanya yabayeho ntiyakabaye ari biriya byo 140 na zingahe 140 se ni ikibazo kuri Gasana imiliyoni 140 ni ikibazo kuri Gasana n'ubu mubwiye ngo azane ko bamuciye iryaguye iyo bazimuciye bakavuga ati zitanga utaye ni iminota 20 byaba birangiye ande hori y'akazi yakoze nuko yagiye yinvestisa mu bintu bye niriya sambu bacukuragamo ariko nibindi ibimwanditseho ibyanditse ku bandi ku bavandimwe ba mwana se wa generali yabura wayoboye aba generali nawe kusetsa 140 ngahe 144 buri muntu agiye atanga ebyirwa n'abantu bangahe 72 mu Rwanda no mu mahanga kusetsa abantu icyo ni imibare nakubwiye ngo ikibazo ni Gasana uri hanze y'urukiko naho biri mu rukiko Gasana Karinganire miliyoni 140 y'imyaka 10 uri hanze y'urukiko niwe umucamanza ajya gusoma inyandiko ni za zindi ariko Gasana w'inyuma ubwo ahubwo njye natekerezaga profile ye kari ishobora nayo kuzamo niyo navugaga nyine uri kuburana ni mu ntoki nese urumva nyine bateri mu murima ihagaze miliyoni 48 kuri guverineri nese babishatse nibabigira civile akishyura Karinganire akaruburana nk'urw'ubucuruzi nyine akishyura Karinganire afasha profile niyo ndi kukubwira ni wa wundi uri hanze wa wundi w'inyuma y'urukiko nyine sibyo ntabwo egekaho urasa umuntu woroheje so ubwo no kuvuga ngo rero nta n'igitangaza mu kuba ubushinjacyaha buri kumusabira imyaka 10 kuko imyaka 10 nta gitangaza kirimo imyaka 10 ntago gitangaza kirimo ariko umucamanza ashobora kuyigira itanu naguye ngo muri bibiri kimwe kishobora kumuhama kandi yibaye 5 hashobora gusubikaho miki cyangwa se agatanga ingwate byose biremewe Burize Gasana kuba ari magerageresha nk'ubutunguki wowe wunguka umuturage wa Katabage muse we yunguka reka ntacyo ababonye ubutabera inde se ububona ninde se ubukeneye ubutabera bwo gufunga CG ubwo se bari kubuhana barabaha se Karinganire nawe ufunzwe ari nawe ariyo umurusha ibyaha ahubwo nakubwiye ngo ari umubikira wa Nyarurema nabyumva ko Gasana yaringwe umubikira akaba umuntu ariko kuri Karinganire ingwe ni Karinganire Gasana akaba umuntu sinabikubwiye se Karinganire unyibukije za phobie zimwe zibuganda miliyoni zingahe umuntu ukora amafaranga ariko uzi ibipapuro bya ira company ya Karinganire uzi abantu na guverineri wa Beneri yasinyeho za mabanki bya BRD byakiye za marafone ibi banza na banki mondiale afite amasinya pe ku buryo nawe yareba ahubwo ukagira ubwoba kandi mu byo yaba yarapfuye na gavana nuko kubera ibyo bipapuro amasinya yari afite yaba yarahungetaga abameya none bagatinya kujya mu kibazo cye
bagatinya kujya mu kibazo cye hakaza gavana akaba ariwe usa naho yagiye mpoza yarabakangaga nawe rero ati akandika amabara ati reka mpereka none bagasanga ni Gasana wuhe wa wundi wa kwa kundi wa bya bindi wakoze bya bindi uziranye na babandi uwo rero ari inyuma y'urubanza ari inyuma y'urukiko mu rukiko harimo Gasana na Karinganire ariko hanze harimo Gasana na kanaka Gasana na bya bindi Gasana na ya mitungo Gasana na bya bindi Gasana na kanaka ukiriho Gasana na kanaka utakiriho Gasana na kanaka wahunze Gasana na kanaka w'umukino igihugu Gasana hanze abo Gasana rero bari hanze hari freelance bafite kuri Gasana w'umukino mu mpapuro agasoma ibyanditse ariko hagati y'imirongo ibiri hari ibindi byanditsemo niho bigiri kugana cyane kosetsa ntabwo byoroshye uriya si umuntu woroshye reka ne gutinda cyane numvaga izo kese ebyiri yaba iyo muri showbiz gato nakubazaho katubwira uko byumva mu buje n'ubuzima busanzwe n'icyo kintu cya Gasana kuko mu rukiko rwose abo mu muryango we urumva imyaka 10 ntabwo ari ikintu gitacyakirwa ntabwo barabyemeza ariko ntabwo biremerwa ariko iyo umuntu avuze ati propose parike se parike nuzi ko ari nabisabira venti bakaba berese rega parike ni umuburanyi kandi agomba gukubita yahuranye urumva parike propose amezi 6 ihera muri 5 gusubiza hejuru cyangwa ngo ivuga ati umukira wacu natwe twasanze tuburana Rwandanze tubyihorere reka uzaba wumva rwa rundi rwanye shavyihorere pari umushinjacyaha sharagushinja se bivugwa ariko umucamanza ashaka kuza akabihindura 0 rwose ukabona muhaye nk'ibiri 3 5 cyangwa bimwe muri biriya byaha akabihindura ntuza civile ariko ku ndonke mu Rwanda itegeko ryarasohotse mu itegeko rya ruswa ni icyaha kitanasaza imuhamye abari afere imuhamye abari afere usibye ko ahubwo se nibaza ko muri biriya byaha kimwe gishobora kugira cyangwa byose ntabwo byose ariko byazamuhama ntabwo umucamanza azabihamya byose reka dutegereze rero kwa 11 Mata 2024 nibwo tuzamenya umwanzuro w'urukiko mu byumweru 3 umunyamategeko abisobanura ko iburanisho ryabaye ritajya rirenza iminsi 30 batarasoma papa warinde umucamanza wahehe umunyamategeko wahehe witwa nde maze ari isomwa hari isomwa risubikwa 3 oya mwumbwira ariko ni ugusubika gusoma umunsi wo gusoma uba wasetinzo bakawusubika ntabwo bava gusoma amezi 2 ubwo basomye ni nkaya minsi 30 yo muri gereza nawe urabyemera rero ubwo ibyo ni ibinyandugu yangu gusomwa ibyo ni ibinya ari umuntu uri hanze nabyemera ariko umuntu uri muri gereza ukavuga ngo twasubitse iburanisha twasubitse isomwa ari muri 30 jours ari iwe nava uzamwishyura umubyizi wa Gasana buriya twaburara nkangahe cyoze cyo nta munsi ya 200 ku munsi wamwishyura iminsi amaze hariya niyo twabara kuri senkani ku munsi wayamuha urakomeza usubiza inyuma wayamwishyura ntari kwihingira ntari mu kazi ntari gukorera urugo rwe ntari gukorera igihugu urasubika ubundi buriya byakabaye biba ngo umuntu mufate ahita aburana na za 30 noneho umugeze gereza yasomewe ariko kubera ko iyo wamaze kugerayo wamaze kwambara uriya mwenda w'iroza igihe cyawe kiri gupfa ubusa uri gusubiza ubwenge bwawe buri gusubira inyuma ni wowe uri guhomba wenyine wakigije dosiye imbere ntacyo ahomba ariko ubaye uri hanze babyihutisha niba uri muri 30 jours bimuye urubanza bimuye isomwa bimuye iburanisha nibyo
ubwo ni ibyo reka dutegereze umwanzuro w'urukiko tuzaba tuwumenya tumenye wenda ibizakurikira niba ari ubujurire niba ari iki kuri buri ruhande nk'uko Karegeya yarabivuze ati ubushinjacyaha buburana n'uregwa baburana ubwo ibyo byose hamenyekana uwigiza nkana so tuzabimenya icyo gihe hari akantu gasigaye cyangwa kakemanzwe ku bushinjacyaha kuvuga ngo ubushinjacyaha ntibujye bupfa gushinjura kandi buri mu nshingano ntabwo mbavugira ariko faze yo gushinjura ubushinjacyaha buyigira butarazana dosiye kukurekurira iyo byaje mu rubanza umushinjacyaha ka mandate yo gushinjura ibitakaye ibyo biba muri faze ibanza niyo mpamvu hari amadosiye yose yagiye muri RIB yavuye muri RIB akajya muri parike yose ntabwo ajya mu nkiko aho rero iyo bimwe bita gushyingura ikirego by'agateganyo cyangwa bya burundu ni hahandi umushinjacyaha nyine aba yashinjuye agasanga urarega amafuti kuri nigeze kubibona mu rubanza rwa Elsa Miss ubushinjacyaha bwaje buvuga ngo iperereza twakoze ryararangiye ntacyo tukimukurikiranyeho yabarekuwe nuko nabonye bavuze iby'agateganyo nyuma urubanza baruhita ikimeze ntabwo rero abashinjacyaha barashinjura ahubwo bashinjura gakeya kubera ko ibintu bya ruswa n'ahantu bimaze kugera abantu benshi zose bazijyana mu nkiko ngo hatagira ngo hatagira uvuga ko bariye nikureho ariko ubundi barabikora kandi koko nyine imyumvire y'abanyarwanda nuko nyine iyo dosiye igarukiye hariya na za ruswa twabonye muri RIB baryaga iyo kujya gute iyo kurekura umuntu si byose iyo kurekura umuntu muri parike bakarya iyo kutohereza dosiye mu rukiko mu nkiko bakarya iyo kwigiza itariki imbere so rero urumva benshi niba rero parike bayanga kugira ngo byitwe gutyo ko yariye kandi nanone gushyingura simbizi bese bafite akazi kenshi iyo bashyinguye dosiye ishyinguye uruhande rumwe ruvuga tuti buriya batanze akantu nawe rero kugira ngo yishyingure n'ako kantu atakariye aravuga atare bizakizwe n'umucamanza ariko tugira amahirwe ko muri parike nako mu bajije ari amafaranga barya ntabwo kwigiza itariki imbere narigize wenda no kugira ngo runaka atsindwe cyangwa atsindwe ariko kwigiza itariki imbere nuko abaguze uburenganzira bwe ariko biroroshye nanone biroroshye ikibi nuko bari kuvuga ngo barya amafaranga yo kuvuga ngo JALAS atsinde mu mwanya wa Karegeya icyo ntacyo urumva rero nibura ni uruhengekero nubwo kora ibya ruswa nyine mu Rwanda urwego biriho biringaniye ariko urumva ko kuba umucamanza wo mu Rwanda arya ruswa yo kwimura itariki yigize imbere ntaryo kuvuga ngo kana katsinde cyane nubwo byaba bibaho ariko nibura ubushakashatsi Rwanda Bribe Index yerekanye ko abacamanza mu Rwanda barya ruswa yo kugira ngo bigize amatariki imbere iyo naba nayo ariko iya pariki yo kutajyana idosiye mu rukiko irakaze iya RIB yo kurekura yo kurekura ukekwaho icyaha cyangwa bagafunga umwere irakaze ariko iyo abacamanza yo ni soft ukuntu nabo ifite uruhengekero ibyo nko muri banki usanga umurongo ukicira akajisho wo muri gishe ugaca imbere y'abari imbere kwigiza itariki imbere nuko udiringa ko n'ubundi se abagiye kuruca n'urwari kuzacibwa ni nko gukora icyari kuzakorwa ariko ibibera muri ntuza izo ruswa iza RIB na pariki ni ugukora ibitari kuzakorwa ahubwo si byo se n'ibidakorwa ahubwo ni ugukora ibitandukanye n'uko byagomba kuzakorwa naho undi we ni nko kuvuga ngo ni kwigiza imbere kwa izo ruswa zirahaba nko ku mipaka bakavuga ati imodoka zirimo zirabyigana bakagutambutsa umuterera agenda uyu turamwizeye mu muterera agenda kabisa ibyo nta birenze kandi ibyo nta naho bitaba mu buzima kuko wabongerera ubushobozi bakaba benshi ku buryo nta muntu utindamo iyo ruswa yacika ko iyo yagombye gukemurwa na leta niba abakeneye kuburana babaye bake ntawatanga ruswa ngo mu nyigize imbere niba kufunga 30 jours provisoire bivuyeho kuko abo batanga ayo mafaranga nabafunzwe
ya minsi 30 bashaka kugira ngo bayiveho hakiri kare bareke kuboreramo. Ibyo bitabayeho waca gushyiramo abantu 30 yinuza iya ruswa yahagara yahita ahubwo buri RBA y'umwaka utatwizere ko bazazamo abajije ntago bazabarimo cyangwa tuzasanga barya yandi ariko ari ya nta nubwo ari na mesha ari kuvuga ngo munyigize imbere mburane n'ubundi nari kuzaburana ni nko kugira ngo ni munyizi ya minsi 30 yo hakurya iriya niburanire nsinde ntaye nta kindi ubuguze kuko iyo ni yakazungu se ayo se wayatanga waragikoze nyine ndakubwira kazungu yayatanga ya mukambarusha Imana wa wundi wa keza yayatanga kazungu wundi wa kururiya byagasubitswe Gururiya kururiya ahubwo bakagubuye basubika akaguma muri gereza nk'umwere naho umwere urimo ndani ni utanga amafaranga ngo mungirire vuba nitayirenge mu byanjye kabisa urugo havuye bico yes so mini hanga rero Karegeya ndagushimiye cyane ku mwanya wawe twaganiriye cyane n'izuba narinze ndi kugezaho ukwihangana ni bisanzwe nako kankureke ujye muri ka sauna oya iri zuba ni ryinshi ndajya Nyandungu ndajya muri park urban park singa nyamamaza wagira ngo baranyishiye ariko ntaki Nyandungu ariko ni heza kameme ndagenda kuba ko mu gitondo nakoze sport mfata akagare zenguruke muri twatuyira basi okay sawa nanjye kajye ku editing urwaje ndarurangije asante sana